Yesu nashimwe cyane. Turabashuje mu izina rya Kristo Yesu umwana w'Imana. Igitondo cyiza cy'umugisha. Dutangiye icyumweru. Turabifuriza kugira ihirwe. Turabifuriza kugubwa neza muri iki cyumweru cyose. Turabifuriza gukomeza ubuzima bwubaha Imana. Turabifuriza gukomeza ubuzima bunejeje Imana. Ikiganiro gikurikire gisoze kiragufasha kurangiza neza urugendo rwawe. Nitwa Pasiteri Gaudence Mugeni, mbonye akanya ko kuganira nawe kandi Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Reka dusenge Imana twinjire mu kiganiro. Mwami Imana ampaye ubutumwa kugira ngo ni ubutumwa bukomeye, buha agaciro, buha umwanya, bukurikire, busoze. Hari aho uri kuvanira, hari n'aho uri buze kuzabukugeza, kandi utumire na bagenzi bawe numara kumva ubutumwa bwiza, nabo bahembuke, nabo bafashwe. Mana mu izina rya Yesu turagushimiye kuturinda, duha igitondo cy'umugisha, duha ubwiza bw'uyu munsi natwe kubamo, kumuzanya natwe tugire neza. Iki kiganiro Mana reka kiyoborwe nawe, Mwuka wera w'Imana ahari, imbaraga z'ijuru zihari, umucyo wawe utumurikiye rwose. Fasha umuntu wese ugiye kugikurikira, ugiye kubana natwe kuri iyi kamera, ntabwo ari twe, ahubwo izina ryawe ry'icyubahiro, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Ibintu birahindutse, kandi birahindutse. Urugendo rwawe rutangira, ntabwo watekerezaga ko wagera hagati ngo uhuremo n'ibigoye. Ubuzima wumvaga buryoshye, mu by'ukuri byari bikomeye, utekereje ibisigaye inyuma, ariko ukigera muri Kristo wumvaga ari amahoro gusa. Iminsi ibaye myinshi rero ku buzima bwawe. Uyu ni umunsi wo kongera ukicara ukareba kuri ibi bintu bigera muri 5 kugira ngo ubashe kugira imbaraga zo kurangiza neza urugendo rwawe, kandi ugire ibyiringiro byo kuzarangiza amahoro. Amahoro yo gutakaza inzira. Abantu benshi barimo guta urugendo bagasubira inyuma mu byo basize. Rero nkuzaniye ibintu 5 ugomba kubanza ukicara ugatekerezaho, ukamenya neza ko kuri urugendo ururangiza amahoro. Cyambere, amajyambere ajyanye n'imyizerere. Banza utekereze ku majyambere ajyanye n'imyizerere, ibyo wizeye, uko wizeye, uko wakiriye ukizera, kumva ijambo ry'Imana ukizera. Cya kabiri, banza utekereze ubumenyi mu by'Imana n'Umwuka wera, ubihuze. Urahuza ubumenyi ufite mu by'Imana, mu mashuri wize mu by'Imana. Ushobora kuba wize teoloji cyangwa se wonyeho amahugurwa, ariko bihuze n'imbaraga z'Umwuka wera cyangwa se n'ubumenyi bw'Umwuka wera. Amarangamutima yawe bwite n'Umwuka wera. Ibyo wigishijwe kera n'ibyo urimo kwigishwa none nabyo ubihuze. Ukore isesengura ry'umuntu wumva neza, utekereza, ureba. Ukora isesengura ryawe ku giti cyawe, usesengure neza ibyo wigishijwe, urebe neza niba ari ukuri. Hanyuma ukore amahitamo mashya. Ndasubiramo, amajyambere ajyanye n'imyizerere, uko wigishijwe ibyo kwizera, uko wabibayemo, uko wabigendeyemo. Hanyuma ugere uyu munsi noneho amajyambere cyangwa se iterambere urihuze n'imyizerere yawe, urebe ko birimo bijyana. Iterambere riragomba kugira 50%, imyizerere yawe nayo igire 50%, ubihuze, urebe ko birimo kukungukira. Nusanga urimo guhomba wongere usubiremo. Hanyuma ubumenyi ufite mu by'Imana
hari n'agace gatoya uziho kurikira abandi cyangwa hari icyo wahawe kumenya. Ubwo bumenyi ufite buhuze n'umwuka wera. Ibyo wasomye mu bitabo nibyo ndimo ndavuga, ibyo bakwigishije urandika. Hanyuma umwuka wera icyo arimo akubwira, ko arimo akuyobora, ko arimo akwigisha, bihuze. Gerageza urebe, iterambere nirisiga mwuka wera urasigara. Mwuka wera nasiga iterambere nabwo urasigara, kuko ubuzima bwawe bwa none bugomba kubaho, kandi ubuzima bw'umwuka buzaza nabwo bugomba kubaho. Usome Timoteyo wa mbere ibice 4:8. Ubuzima bwa none nabwo n'ubuzaza kandi nabwo ni ngombwa. Amarangamutima yawe, ibyiyumviro byawe n'umwuka wera. Nuza kuza gusanisha amarangamutima yawe n'umwuka wera biraza kukurushya, kuko amarangamutima yawe ahanini akujyana mu byo kamere yawe yifuza, akaguhata gutura muri byo kugira ngo ubuzima bukomeze. Ariko mwuka wera akakubwira ngo hindura, ntabwo ngewe ibyo nifuza ko ubamo ari ibi ngibi. Ijambo riravuga ngo ibyo kamere yifuza ntabwo ari byo mwuka wera ashaka. Bigereranye urebe amarangamutima yawe bitewe n'ibyifuzo byawe ufite wowe. Niyo mpamvu ugerageza iby'amarangamutima ukabyita iby'umwuka wera ashaka, kandi ntabwo ari byo. Bigereranye urebe aho ngaho uhagaze, uraza kumenya ikigero cy'imbaraga zawe, uraza kumenya ikigero cy'igihagararo cyawe mu by'ubu bugingo. Amarangamutima n'umwuka wera nyamara nayo ni ngombwa, kuko umutima wawe uzatekereza, uzashyira mu murongo ibigomba. Mwuka wera w'Imana akubwire ngo bitunganye gutya, biringanize gutya. Imana igufashe kugira ngo ubashe gukomeza urugendo, utaza gusigara. Niho ubwenge bwawe ubuyungurura, ukibwira yuko ahari uko washyize mu murongo by'ubwenge bwawe, by'ibyiyumviro byawe, ariko umwuka wera w'Imana bishyigikiye. Umwuka wera w'Imana arakuyobora uko iby'ubwenge bwawe bigenza, kugira ngo ubashe kunezeza yaguhamagaye. Bigereranye rero amarangamutima yawe yagereranye n'iby'umwuka wera w'Imana ashaka, umenye ikigero uhagazeho. Tekereza nanone kandi icya kane, ibyo wigishijwe kera ukabigenderamo mu myaka itari mike kugeza uyu munsi, ugeze aho ubona inzira noneho ibaye nk'izitiye, utakibasha gutambuka, gusubira inyuma bikugoye, gukomeza imbere bikugoye. Utangiye kugera mu gihe ubona mu by'ukuri bidasobanutse. Banza wicare gatoya, utekereze ku byo wigishijwe kera, utekereze n'ibyo urimo wigishwa none. Hanyuma usesengure mu mutima wawe, kurisesengura ku giti cyawe. Sesengura saho ibyo nigishijwe mu gihe nahagurukaga njya kwakira ibyo kwizera, ninjira mu by'ubugingo, ntangira urugendo rujya mu ijuru. Nabigenzemo neza, aho narabitunganyije, ibyagombaga gutegura urugendo nabikoze neza, cyangwa hari ibyo nasigaje, ibyo nirengagije, ongera usubiremo ukore amahitamo mashya. Noneho urugendo rugeze aho rugukomereye cyane, rurakomeye cyane. Nukomeza kwiruka uragwa mu rwobo, bikunanire kandi utakare burundu. Nusubira inyuma nabwo urapfa. Banza wicare hasi, ufate umwanya ubitekerezeho, ukore amahitamo mashya. Imana kugirire neza. Ibyo uri buze gusesengura, nusesengura mu byo wigishijwe kera n'ibyo urimo wigishwa none, uraza gukuramo amahitamo mashya.
afite imbaraga, bitume nta cyagutangira, nta cyatuma ugwa mu nzira. Ushobora kugwa mu mwobo ukaroka ugapfa, ushobora gukubitana na bariyeri ikomeye cyane utarenga, ukagwa aho ngaho ukarambarara. Amahitamo mashya aragufasha gukomeza urugendo mu buryo uri buze kuza gushobora, n'ukuri akabona ko ubishoboye. Reka turebe kuri kano gace kavuga gusubira mu byo wigishijwe. Mbese ibyo wigishijwe banza urebe ni ukuri cyangwa warayobye. Wigishwa ushobora kuba warigishijwe n'umwigisha mubi, ntakwereke uko amahitamo yawe azagenda, cyangwa nawe ntiyari ayazi, yarakwigishije gusa. Ubundi ikintu cyose gifite ibyiza byacyo, ibyoroshye byacyo, gifite n'ibikomeye byacyo. Mu ivugabutumwa, mu murimo w'uburirimbyi, mu murongo mwiza wo gusenga, cyangwa se muri izo mpano z'umwuka wera ufite, watekereje ko hari aho uzagera imbere bigakomera, bikakugora. Uzabona ababirwanya, uzabona ababishyigikiye, uzabona ababisesengura nabo babicukumbure ndetse bagukiritike, uzikanga. Byose bitegura imbere yawe, sesengura urebe, witegure ko ahari urugamba ushobora guhagarara kigabo, nuko ku mutima ngo usakuze ntuvuze akaruru. Ujyane n'igihe kugira ngo amahitamo mashya yawe nayo ataza kugira inkomyi. Ujyane n'igihe kugira ngo amahitamo yawe ataza kuza kugira inkomyi. Ujyane n'igihe, amahitamo yawe mashya ajyane n'igihe. Imana igufashe gusobanukirwa ibi ngibi ndimo ndakubwira. Ukiri mutoya baragutekererezaga, ndetse uko wagiye uzamuka wabonaga abajyanama. None ubu bigeze aho wowe ubwawe ugomba kwitekerereza kandi ukagera ku ntego y'icyo wagambiriye kugeraho. Inyungu zawe zazaga ari nkeya ukabaho, zaba nyinshi ukabaho, none zose zikatitse zirangiye, ugasigara nta n'urwara rwo kwishima. Wakomeza ugasenga, urakomeza usenge. Ukiri muto watekerezaga nk'abana, none ugeze aho utekerereza ibikomeye. Ijoro ryose ukarirangiza utekereza uko urugendo uri buze kuza kubijyana, bize kuza kukugendera. Reba kure, tekereza neza, fata umwanzuro. Reba kure, tekereza neza, fata umwanzuro. Imana ikugirire neza. Hanyuma ufate icyemezo, umenye uko urugendo rwawe ruza kuza kurwitwaramo. Imana ikugirire neza cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga hano. Turasoma igitabo cy'Abami ba mbere, 20:11. Handitse ngo icyambara umwambaro w'intambara ye kwirata nk'uvanyemo atabarutse. Hanyuma dusome kandi Timoteyo 2:4. Haranditse ngo ntawaba umusirikare ngo yishyire mu by'ubugingo ngo abakinejeje uwamwandikiye igisirikare. Imana itugirire neza, Imana idufashe cyane. Ntibishoboka ko waba ucyambaye umwambaro w'intambara ngo wiringanize n'umuntu urangije urugendo. Amakuru y'aba bami
sindi buze kuyagusubiriramo nawe uze gusoma urabyumva neza. Subiramo wumve. Uracyari mu ntambara, uracyari mu rugamba. Uri ku rugamba rero nta ndirimbo iryoshye uririmba, ugumvikana urusaku rw'amasasu gusa. Urusaku rw'amasasu rushatse kuvuga ngo iki? N'ibigeragezo birimo birakwikubitaho umusubirizo ntibikorohera. Uraryama ugatekereza ibyo waciyemo, bakangubwa kubitana n'ibindi bishyashya byaje. Uraza gukomeza urugendo ute? Ibyo wigishije habonetse abaza kuza kubikritika, barabigaye kandi wowe ubona kubikora neza. Kandi ni ngombwa gukomeza urugendo rwo gukiranuka. Ugiye ku rugamba rw'amagambo noneho. Nuza kwiyita intwari, urupfu rwawe ruba rwakugezeho. Urahatana kugira ngo uzabe intwari nurangiza neza urugamba. Urakomeza urwane. Umwanzi turwana nawe, enemy dufite ni Satani n'abadayimoni n'imyuka mibi. Nta mwanzi umuntu agira ubundi w'umuntu. Satani n'abadayimoni bagutuma abakozi be. Baraguhagurukira bakaguhagurukiriza abantu, bakaguhagurukiriza ubuzima bukubabaza, bakaguhagurukiriza imibereho ikubabaza, bakagukandagira kakubabaza. Kugeza aho uryama ntusinzire. Ariko komeza kugeza aho uza kuza kubona intsinzi. Komeza usenge, ntwaro ya mbere. Komeza wizere, komeza ube maso. Gusenga ni intwari ikomeye izagufasha kurenganya, kurangiza neza urugendo rwawe. Ntureke gusenga, kandi mu masengesho yawe ugenzure neza. Ntabwo wafata iby'isi ngo bisakume, wirundeho ubutunzi, ujya guhiga ubutunzi bw'isi. Hanyuma nurangiza ugende mu by'umwuka ngo bizagukundire. Ufata kimwe. Ariho Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo ntababe umusirikare wa Kristo, kandi ngo yishyire mu by'ubu bugingo, yishyire mu by'ubu buzima bwa none. Umusirikare mwiza wa Kristo agomba kuba afite amahitamo meza, agomba kuba afite amahitamo meza. Umusirikare mwiza wa Kristo agomba kuba afite amahitamo meza. Agomba kuba yarahisemo neza, akiyemeza no mu gihe ko azaba yageze mu ntambara, azaba yageze mu rugamba rukomeye kurusha urwo aho yatangiriye, azakomeza. Bamwe barahunga bagacika, hari n'abiyahura bagapfa. Nta kundi kwiyahura keretse gusubira mu byaha. Bariyahura, iyo usubiye mu byaha upfuye birangiye. Rero ndagira ngo nkubwire ngo niba uri umusirikare mwiza wa Kristo, niba warahisemo kuba umusirikare mwiza wa Kristo, wirinde kubivanga n'iby'isi. Imana ikugirire neza. Sakuma twose kumva washyiraho, kumva wavuga Imana neza, kumva wabwiriza, ukumva wakora ibi, ariko kandi wanagwiza n'imitungo, wagwiza n'ibintu. Ibintu biraza situkubuza gukora, uzakora. Uzanahirwa, ibintu bizaza, ariko uzabikore mu buryo bw'umucyo. Uzabikora mu buryo bugaragara, bugaragarire bose kukiranuka kuboneye. Imana iguhamirize. Iby'ubu bugingo, iby'ubu buzima bwa none biragutegeka gukora n'utu. Niba wahisemo kuba umusirikare mwiza wa Kristo, twararike mu kazi kawe ukore neza, mu mirimo yawe ukore neza, umucyo wa Kristo ugaragarire bose uri muri wowe. Imana ikugirire neza. Wakwandikiye igisirikare, yategetse ko uzatangira neza ukazasoza neza. Urabishyikirisha iki? Imirimo myiza, kwihangana, guca bugufi, kuba maso, kuba ufite ijambo ribasha kugufasha mu gihe bakugisha impaka, baje kukugisha impaka. Soma Bibiliya, ijambo ry'Imana ribe rigwiriye. Imana igushyigikire, Imana igufashe. Ndagusabira muri iki gitondo kugira ngo ubanze usubire mu by'uru rugendo watangiye, umenye neza ko bihagazemo. Imana igufashe. Ndashoje, kadusenge. Imana mu izina rya Yesu, Uwiteka
niwe uduhamagaye, udushyigikira, niwe udufasha. Nyemera rero mwami iki kiganiro kugira ngo ugishyigikire, kandi umuntu wese uri buza kugikurikira ahemburwe nawe. Izina rya Kristo Yesu. Amen.